Hello, mumeze mute bakunzi ba Wildland TV, aho muherereye hose turabashimiye cyane ndetse turabahaye ikaze, turanabasuhuje cyane aho muherereye hose. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe, mukomeze muhirwe n'ibyo murimo byose. Tugarukanye nanone n'inyungurabwenge rero, episode ya 11. Mu by'ukuri episode tugiye kurebamo amagambo akomeye cyane kandi amagambo y'ubwenge. Biragusaba kuza gutega amatwi neza kugira ngo tuze kuyagusesengurira neza uyasobanukirwe, kuko ni amagambo akomeye cyane. Turaza gufata umwanya tugasesengura kugira ngo uyumve neza. Tudatinze cyane rero mu magambo, reka duhite tutangira tuyavuga. Inyungurabwenge episode ya 11 iragira iti: impamvu tuba ku isi tuziranye ni uko tuyibayeho duhanganye, ariko impamvu tuba ku isi nk'abakundanye ni uko tuyibayeho tutaziranye. Amagambo ndayasubiramo rimwe: impamvu tuba ku isi tuziranye ni uko tuyibayeho duhanganye, ariko impamvu tuba ku isi nk'abakundanye ni uko tuyibayeho tutaziranye. Reka noneho dusesengure neza aya magambo kugira ngo buri wese urimo kuyumva ayasobanukirwe. Aya magambo ubwo nayahimbaga cyangwa se ubwo nayandikaga, icyo nari nshatse kuvuga ni iki: impamvu tuba ku isi tuziranye ni uko tuyibayeho duhanganye. Mu by'ukuri iri terambere cyangwa se ibintu umuntu abaho akageraho mu buzima bwe, byanze bikunze bimutera kumenyana n'abandi bantu, kubera yuko abasa naho ari muri competition nabo cyangwa se ari mwihangana nabo, yumva yuko buriya nta mugabo wifuza kubaho ku rwego ruri munsi y'urwa mugenzi we. Noneho rero muri kwa guhora ushaka guhora uhangana n'uwo muntu ngo atabaho neza kukurusha, cyangwa se atagaragara neza, atagira icyubahiro kirenze icyo wowe uhabwa, utamuha icyubahiro kirenze icyo we aguha, nibyo bigutera kumenyana nawe. Byanze bikunze umenyana nawe kugira ngo nyine uhore uhanganye nawe uko ahanganye nawe ugahangana nawe, nibyo bituma nyine mumenyana. Ni urugero wenda, reka urugero turukure ku bantu wenda babiri, nidushake tubishyire ku bihugu, sibyo? Ni ukuvuga ngo igihugu runaka kigirana inshuti n'ikindi, kigirana umubano n'ikindi bikaba inshuti, cyangwa se bikaba byagirana umubano, cyangwa se bikagirana urwango, bitewe n'uko ibyo bihugu bibiri bihora bihanganye, bishaka nyine gupimana ibiro, ati ngewe mfite ibi n'ibi n'ibi, ngewe nkora ibi n'ibi n'ibi, ngewe nakora ibi n'ibi n'ibi, mu maso y'isi cyangwa se ibindi bihugu runaka bimfataho icyitegererezo, nawe ni uko mugahora muhanganye. Noneho bigatuma nyine mumenyana, kuko buri wese aba ashaka kwinjira mu buzima bw'undi, cyangwa se igihugu bishaka kwinjira mu buzima bw'ikindi, kugira ngo noneho bishake kwipima nyine imbaraga. Buri kimwe gishaka kugaragaza imbaraga gifite mu ruhando rw'isi. No mu bantu rero ni gutyo. Impamvu tubaho tuziranye mu by'ukuri ni ukubera yuko tubayeho duhanganye. Kwa guhangana ryacu niryo rituma n'ubundi tugira dute turushaho kumenyana, bitewe n'uko buri wese aba yinjira mu buzima bw'undi, ushaka kumenya amacenga na trick akoresha, cyangwa se amacenga gukina kugira ngo nyine ashake kuba yakuruta kubaho, cyangwa se yakurusha kubaho. Mu by'ukuri guhangana kw'abantu, ihangana ry'abantu niryo rituma barushaho kumenyana. Noneho turakomeza tuvuga noneho no ku gice cya kabiri cy'aya magambo, kivuga ngo ariko impamvu tuba ku isi nk'abakundanye ni uko tuyibayeho tutaziranye. Ariko nanone nyine reka duhite tufata nyine igice cya kabiri cy'aya magambo, urumva ko kigaruka noneho ku bintu bisa naho bijemo nk'urukundo. Urukundo nigeze nkora agace ka episode imwe ivuga yuko urukundo rusaba kwihangana, ariko kwihangana bidasaba urukundo. Mu by'ukuri ni ahangaha rero, impamvu tuba ku isi nk'abakundanye ni uko tuyibaye tutaziranye. Mu by'ukuri buriya ubashije kumenya umuntu neza, wa wundi witaga ko ari inshuti yawe magara, cyangwa se wamufataga nk'inshuti yawe y'akadasohoka,
ubashije kumenya ikimuri ku mutima hari n'ubwo ako kanya mwahita mutandukana ntihongere kumubara mu nshuti zawe. Mu by'ukuri rero abantu nyine impamvu ukomeza kuba ku isi cyangwa se dukomeza kuba ku isi nk'abakundanye, ni uko tuyibayeho tutaziranye. Mu by'ukuri nyine turamenyana ariko byanze bikunze hari ibintu biba bihishe ku mutima wacu cyangwa se umuntu atifuza ko wamenya ko ari byo umutekerezaho cyangwa se umwifuriza, noneho ibyo bintu kuko utabizi cyangwa se utaramara kubisobanukirwa, noneho bikaba byatuma nyine wumva yuko mukundanye, muri inshuti, muri iki nta kibazo, ariko mu by'ukuri uramutse ubisobanukiwe ukabimenya, waza gusanga neza neza koko wa muntu atari inshuti yawe. Ariyo mpamvu nyine muri aka gace ka kabiri nahise mvuga ngo ariko impamvu tuba ku isi nk'abakundanye ni uko tuyibayeho tutaziranye. Kuba tutaziranye rero nibyo bituma twumva yuko dukundanye nta kibazo, kubera yuko buri wese ahisha ibyiwe, hari ibyo agerageza guhisha mugenzi we nawe ukabimuhisha, bitewe n'uko uzi neza ko ibyo bintu byabateranya, noneho bigatuma mubaho nk'abakundanye, kandi mu by'ukuri uko kubaho nk'abantu muyigize nk'aho muri inshuti ari ukubera yuko mu by'ukuri mubayeho mutaziranye. Kuko mwamaze kumenyana buri wese yamenye igihishwe ku mutima w'undi, mushobora guhita mwaba mutandukana. Mu by'ukuri rero aya magambo y'inyungurabwenge ukazajya uyagarukaho ushaka nko kuba wakwereka umuntu yuko kuba ari nko kukwigiraho inshuti cyane cyangwa se yakwigiraho umumarayika, ari uko nyine kubera yuko utari wamara kumumenya neza, ariko mu by'ukuri ubaye wamusobanukiwe neza, byaba bigoranye yuko yakomeza kukwigiraho wenda umwana mwiza cyangwa se kukwigiraho kuba yakwereka uruhande rwiza gusa, mu by'ukuri wabashe gusobanukirwa uruhande rwe rubi, mu by'ukuri mutaba mugikomezanya cyangwa mutakiri kumwe. Mu by'ukuri rero niko kuba narashatse kuba nagaruka kwa aya magambo avuga ngo impamvu tuba ku isi tuziranye ni uko tuyibayeho duhanganye, ariko impamvu tuba ku isi nk'abakundanye ni uko tuyibayeho tutaziranye. Ndagushimira wafashe umwanya ngo wumve aya magambo y'inyungurabwenge, reka tuzasubire mu yindi nyungurabwenge izakurikira. Imana ikomeze ikore neza kandi kwishimira. Niba utarakora subscribe kuri iyi channel wabikora, ukaba uduteye inkunga kandi idafite ikintu runaka bigusabye uretse gukandaho gusa. Sawa, Imana ikomeze ibare neza.